hari impamvu udakwiye gukerensa ko waba waravutse ukaza hano kuri ino si. Niyo mpamvu nanone nusuje kuri izi mikoro za Hussein ukuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uko bisanzwe rero ntabwo ari nk'uko bisanzwe, ni uko bisanzwe. Ibiganiro byacu dusigaye twarabyubakiye ahangaha, nibyo dukora kugira ngo umuntu wese ajye yisanzura mu kiganiro cyacu. Hari umwanya uba waragenewe comment, aho ngaho iyo usomye comment ya bimwe cyangwa ebyiri turazisoma. Iyo tubonye ubushobozi cyangwa se umwanya turagusubiza, iyo tubonye umwanya wo gusubiza muri comment dutegura ikiganiro hanyuma tukagikora, tukaganira ku ngingo zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, ari nako tuzagenda dutera inkunga ibiganiro byacu kugira ngo tujye turushaho kunoza imikorere, hanyuma tujye tuvuga ibintu bifite ubugororangingo bugiye butandukanye, kandi ikindi nanone dusangira ijambo mu buryo buri live. Nubwo tutari twabutangira, ariko turizeza abadukurikira ko umunsi ku munsi ibintu bigenda bikura, kandi Imana iba izi impamvu igihe kigomba kuba gitindamo gake. Igihe gitinzemo gake rero ntabwo ari umwanya wo kuba uri kuganya. Niyo mpamvu hari ibintu turi baganireho bitarenze 5 cyangwa se 5, ariko ubundi ni byinshi ugomba kuba warabwiwe na bamwe mu babyeyi bawe, kuko ibyo bintu barabibonye. Ni nayo mpamvu hari ikosa abantu benshi bajya bagwamo ryo kutamenya ibintu bimwe na bimwe, kubera ko hari ibintu byahishwe, hari ibintu bahishwe by'ababyeyi babo bakaba barabibahishe. Uyu munsi ukajya usanga umugabo ari umuntu w'umugabo, ugasanga ibitekerezo bye ni nk'iby'abana, babandi bita ni ba sugabo abagabo, ugasanga ni umugabo ariko nyine hari ibintu byinshi, hari ibyumba by'ubwonko bitarafunguka, kubera ko bayumva ko nyine ibintu byose nyine biroroshye, nta kintu cyoroha. Gusa muvandimwe, ujya ukurikira ibiganiro byacu wicecekeye, cyangwa se rimwe na rimwe ukanakora reaction, ukandika muri comment cyangwa se ukabona inbox kutuvugisha, byose biremewe. Ariko nanone indangagaciro zacu, ese nk'umuntu impamvu uri hano ni iyihe? Niyo mvuze hano ni ku isi twese duhuriyeho. Iyo si twese duhuriyeho, hari isomo ry'umunsi. Uyu munsi ndi bwaganirize bamwe mu bantu badukurikira cyangwa se bakurikira ibiganiro byacu. Abagira amahirwe yo kureba ibiganiro byacu bararyoherwa. Mujye muhamagara abana banyu, kuko tuganira ibintu byiza byafasha urubyiruko, byanungura urubyiruko. Ikindi ndi n'umupapa nivuze gake, ndi umupapa. Ijambo kuba umupapa uzi ndiyongeze ko ijambo rimwe hari igihe risesengura cyane ugasanga nitinze, ariko sindi bwaritindeho. Ubundi umupapa, izina tayito umupapa, ni uko uba hari inshingano ufite, kandi izo nshingano zikaba buri munsi. Rero kuba umupapa hari irindi somo birimo. Ni nayo mpamvu umuyobozi uyu munsi uri mu nshingano ariko akaba atabasha inshingano zijyanye no kuba ari umupapa, uwo nguwo rwose abakemangwa abakemangwa. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugiye kwiga isomo ry'ubuzima, kandi iri somo ndagira ngo hari ikiganiro mfite nagiteguriye ababyeyi ntabwo nabyibagiwe, ni deni, kandi ahadi ni deni. ariko uyu munsi reka tubanze iki ngiki ku rubyiruko, abantu, abasore, urubyiruko mu bakobwa. Nimuze mbanze, mbere y'uko mbateza abamama wanyu n'abapapa banyu, nimuze mbanze mbaravure. Hari ibintu ubundi tugiye kurebera hamwe 6 cyangwa se 7, hanyuma ubanze urebe kuko niba ubifite ibyo bintu. Niba batabikubwiye, reka ngiye mbikubwire. Ubundi wenda icya mbere twaheraho, niba uri umusore ukaba ukiri mu bantu bifata bakagenda bakarara muri buwate, nta musore ukurimo. Shyira akabago, mu myaka 30 na 40 uzicara wicuza cya gihe cyawe Imana yaguhaye. Wajya gurara mu tubari, wajyaga wirirwa ku Facebook, ku Instagram, nta kindi kintu uri gukora. Icyo gihe cyawe iyo ababyeyi baza kubikubwira, ntago bari kwemerera ko iyo
iyo etape igera ubundi ku basore bafite imyaka 16, 18, 20, ibaze none kubura umwana w'imyaka 25 cyagiye ugeze cyo kuba wenda washingurwa cyangwa se wagira intego runaka ureba ugasanga wagezeho, ugasanga wisanze ahantu ni hoteli cyangwa se mu kabari. Uwo nguro nagabura umusore. Icya kabiri, ikindi ababyeyi bakaba barakubwiye ukiri muto batakubwiye bakubeshye. Uyu munsi ntabwo wakabaye uri umusore ukifata ibintu byo kuvuga ngo ngo nshingiye ku bintu byo kwiga cyane kuruta buri munsi make sure ko hari ikintu wungutse cyiza mu buzima bwawe, hari ikintu uyu munsi cyaje, hari income wabonye iturutse mu mwuga wawe ukora. Uyu munsi ushobora kuba uri umunyeshuri nibyo, ariko none kuba uri umunyeshuri ntabwo bikubwira ko ari byo byonyine ugomba gukora. Nyuma yo kuba uri umunyeshuri hari ibindi bintu ugomba kubakora. Ikindi cy'ingenzi gikomeye ni uko utagomba kwizera yuko iryo somo urimo kwiga by'ikizungu n'ababyeyi, reka mitananarabura ababyeyi, ntabwo icyo kizungu, izo siyansi, izo shimi ntabwo rwose zizigera na gatoya hari ikintu zimumarira kiretse kumenya ubwenge bw'ino si gusa. Kandi kumenya ubwenge bw'ino si kubaho n'ibindi byose hari ahantu ubisanga mu buryo bworoshye cyane. Igitabo cyitwa Korani. Umubyeyi utazakubwira ko Korani ari ingenzi mu buzima bwawe, igisi cya kabiri azaba yarakubeshya ibintu byinshi cyane. Tangira wowe wigobotori iyo ngoyi uriho, kubera ko umubyeyi nawe yaba yabimenyaga yakabaye akwigisha igihe kinini, akakwigisha ibizakugirira umumaro, kandi ibizakugirira umumaro nta bindi ni ugusoma icyo gitabo cya Korani. Icyo ni icya kabiri. Niba atari icya gatatu, icya gatatu wenda twirukanga turimo kuvuga ku bintu ababyeyi cyangwa se twakabaye twaramenye tukiri batoya. Ikindi, kumenya igihe cy'imyaka yawe y'uburumbuke. Kiragiye ni igihe gikomeye, umuntu batabwiye ko kiragiye hari igihe cy'umuntu aba yiyumva akomeye, cyagiye wumva nta karwara kagukoraho, cyagiye wumva nyine kuciye amazi ibintu byose, ko ufite imbaraga. Ziriya mbaraga abasaza bageze imyaka 10, abasaza bageze ku myaka 20, 10, imyaka 10 ubwo imyaka 10 nzayikoreho ikiganiro, ariko ndashaka kuvuga abasaza b'imyaka 40 na 30. Aba basaza buriya nibo bakubwira inyungu cyangwa agaciro ufite ku myaka ya 10 cyangwa 20. Ku basaza buriya bageze bugiye bakunda kuregrita cyane, uzasanga bakunda gukora udusiporo twa hato na hato kuko bari kubikora imburagihe byararenze. Ariko iyo bakubonye uri umusore urimo kwangiza igihe, umusaza ubundi aba yumva yakubwira ngo inegire, akubwira ngo icyo gihe cyawe ngewe Imana ikinijeho gatoya, inirije gato ku icyo gihe cyawe ufite. Ewana natangira gukora ibintu biti bitangaza, natangira kutuntu nikorera. Umusaza akakubwira iryo jambo kubera ko hari igihe cyacu dupfusha ubusa. Niyo mpamvu navuze ngo hari ibintu ugomba kuba waramenye kuva mbere, ari niyo mpamvu utagomba kuba wagira gute wahura n'ibibazo byose uri guhura nabyo uyu munsi yaba akabaye warabimenye. Ikindi ni uko udakwiye kuba waririra umuntu n'umwe kabone n'ubwo ari mama wawe niyaba ari papa wawe, si ugomba kumurira ngo wagize ikibazo. Hari aho bigera ugatangira amarira yawe akaba boro. Ayo marira hari ahantu ugomba kuyaririra, kandi hari ugomba kuyaririra. Nta muntu n'umwe ugomba kubona amarira yawe. Nari meze nkawe mu gihe nanjye nari nifata. Hari igihe nari nagezemo nkumva narira buri muntu wese mbonye, ariko nta muntu ugufitiye impuhwe. Siba ukure. Iki nicyo cyanyuma ngiye kubwira, kugira ngo niba uri umusore wite wicekinga neza. Burya nta busonge ufite, nta buniga ufite, nta kumva hari n'utubaraga namba ufite, niba ukiri umuntu utaramara kwimika Imana mu mutima wawe. Niba uri umusore ukaba uri umusore wahatari ukigira umuntu wadanje ugasokoza ukagira gute ukaba utimika Imana mu mutima wawe, ukumva ko ugomba kugira ikintu bita isengesho mu buzima bwawe, uri umusore udahwitse, uri umusore wa feke, uri umusore uzahora urogita, uri umusore uzahora muri gereza, uri umusore nta na rimwe uzigera witwa ijambo umugabo, uretse ko uzaba wamajije kumenya ibyo bintu mvuze haruguru. Ni byinshi twari kugaragara ko ari byinshi, akaba ari nayo mpamvu ngiye gusozereza kuri aka gato cyane, gato. Hari igihe ushobora kumva ugasanga warakumvishije na mbere, ariko gashobora kuba kakubera gashya, cyangwa se ugasanga hari ibintu byinshi kakwibukije. Uyu munsi ure tuhagarara muri pozisiyo ya nyayo. Niyo mpamvu mbabwira ngo ababyeyi mujye muzana abana banyu tuganire. Ahangaha ni mu ruganiriro, nta n'ikintu kimwe tujye tuvuga kibi cyangwa se cyagarumesha umuntu. Ntabwo tujye dufata ibiganiro byacu ngo tubishyiremo ubuhezanguni n'ibindi byinshi, ahubwo twe tuganira ku kintu cy'ingenzi cyane dufasha nk'urubyiruko. Ntabwo nemeretse kuri izi mikoro, ariko
ndatekereza nzanye ikintu bita innovation cyangwa se agashya niko nabyita. Ndagira ngo dufate umwanya twese tubanze duhumbure amaso yacu maze twumvirize iri jambo rishobora kumva umuntu mukuru cyangwa se umuntu mutoya, nta kibazo mwese mushobora kuba mwabyumva, ariko iri jambo rirakomeye cyane. Igihe kimwe umusore yafashe umwanya atekerereza papa we inzozi akunda kujya arota. Umusore yakundaga kuba afite rwose inzozi zo kuba azaba umuntu wirukanka cyane mu masiganwa kwa kundi abantu birukanka mu masiganwa bakabahemba uwa mbere n'uwa kabiri. Umunsi umwe arongera arota arimo gusiga abantu ari umuntu wirukanka cyane, abwira papa ati ariko papa njyewe ibi bintu ndabizi neza ko ngiye muri rashomwa nakwiyandikisha kandi nkabasiga. Papa we yaramuseze cyane aramubwira ati niba wumva abasiga wiyaminiye rwose uzagende wiyandikisha nta kibazo, hariya bazakwandika tangira ujye mu irushanwa. Umusore ntabwo yigeze atinda harako cyangwa se wenda ngo abitekerezo cyane, ukumvaga ari passion, yumvaga ari impano ye. Yarabyutse mu gitondo cya kare cyane aragenda yegera hahandi bandikira abana barimo gukora icyo bita amarushanwa. Baramwanditse mu ba mbere, hanyuma ubwo urumva atangiriye hasi wenda ni mu murenge cyangwa se ni mu mudugudu. Umwana yaragiye aba uwa mbere, arenga umudugudu, arenga umurenge, agera mu karere hahandi izina rye ryatangiye kuririmba cyangwa se ryatangiye kuririmbwa. Hanyuma ikirori cya nyuma cyari kuzamugeza hehe? Ku rwego rw'intara. Intara yabaye uwa mbere atanarushye cyane, abantu bose yegera ku murongo bakomaga amashyi, kaci kuba ati dore umwana urenze, dore umwana wa danje, dore umwana wahatari, ahantu hose izina ritangiye kuvuga. Hanyuma ku rwego rw'intara yari kuhava ajya ku rwego rw'umujyi. Urumva iyo ageze ku rwego rw'umujyi utangiye kujya no hahandi urwego rw'igihugu. Umujyi yarirukanse asanga abanyamujyi babandi baba baragafashe cyane, babandi baba bafite ibintu byose, yarabasize nkaho nta cyabaye. Icyo gihe numva bamukomeye amashyi akomeye, abantu baramukuza cyane kugera ku rwego rw'uko yatangiye kubwira papa ati njyewe ndi umurwanyi, hahandi nsiga abantu ndikumva nzasiga umuntu wa mbere ku isi, ndikumva njyewe Imana yanjye ari kwirukanka kuba ari ntabwo numva ari urwego rwabo. Ibintu byarakomeye biragenda, hahandi yatangiye noneho gusiganwa n'abantu babandi bakomeye ku buryo yarenze urwego rwa Afurika akajya ku rwego rw'isi. Amajije gusiga umuntu wa mbere ku rwego rw'isi nibwo yikomanze mu gatuza, abantu bose barashungera baravuga ati uri intwari, uri umuntu wahatari. Numva umuntu urukanze ku rwego rw'isi agatsinda, abantu bahise baza bahita bagira gute, baraza bamuha avantage, baramukuza. Numva iki ni ikirori cyitabirwa n'abaperezida n'abantu bakomeye n'abantu. Urumva irushanwa ry'isi ni irushanwa rikomeye cyane. Atwara umudari, amajije kuwutwara ubwo nta kindi yagombaga kujya kuvuga iwabo. Yabwiye papa ati papa ya nkuru yabaye impamo, namajije kuba uwa mbere ku isi, bose nabasize. Nibwo papa we yagira agahinda kenshi cyane, aramubwira yewe mwana wanjye, ese urumva koko abantu bose wabasiga cyangwa se urabona ayo mashyi bakomeye bari abantu bose ari uko rwose uri umuntu watarurenze? Aramubwira ati panga irushanwa, dore wamajije kumenyekana, isi imajije kumenya, shaka abantu bahamagara bashyire muri stade yawe njye kuzanire abantu babiri utapfa gutsinda, utapfa gukora, utapfa no kwirukanka ngo basige. Umwana aratangara cyane aravuga ati papa ati isi yose ubwo yamajije kunyemera, wowe urimo kunsuzugura umbwira ko hari abandi bantu bansiga? Ariko umwana nyine aravuga ngo ntago nagusuzugura papa, reka ndipange iryo rushanwa uzaza n'abo bantu ndebe ko bansiga. Umwana yikoreye icyo bita media tour, ahamagara abantu bose. Niyo mpamvu nkubwira ngo ari igihe abantu bihamagarira ikishi. Hari igihe umuntu ahagarara muri position itari ya nyayo ariko Imana ikatumwereka ko ari agomba kuba arimo. Umwana yarahamagaye, amajije guhamagara abantu bose, stade zuzuye, ahamagara abanyamakuru baraza, hanyuma abayobozi bose ku nzego zose baramanuka kugira ngo baze kureba umuntu uhangara cyangwa se baze kureba abantu bahangara umuntu wabaye wa mbere ku rwego rw'isi. Iryo rushanwa ntiryatinze ryarabaye, ariko igihe ryabaga umusaza yari yicaye ku ruhande n'ubundi papa wa mwana arimo kureba ukuntu umwana arimo kurera cyangwa se ukuntu umwana ari kugenda yiyemera
bafotora, hanyuma umubyeyi agenda akanamwica cyane, ariko umwana yagera ku mubyeyi akajya areba umwana ari kwiyemera, cyangwa se umwana agera ku mubyeyi akabona umubyeyi ntabwo bimushimishije ibintu ari gukora. Hanyuma irushanwa ryaratangiye, ariko ikintu cyatunguye abantu benshi bari bari muri stade n'umwana, ikintu cyamutunguye ni ukuntu yabonye ku ruhande rumwe hari umusaza, ahandi hari umukecuru, kandi uwo musaza yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko umukecuru iwe yararebaga akavuga ati n'ubundi irushanwa ntabwo naryirukanka sinaritsinda ntiharitsinda. Iyo baje gutanga icyo bita message, niyo mpamvu irya mukuru ratinda nirihera bajya bavuga ngo utaganiriye n'umusaza ntamenya na rimwe, nta na rimwe. Niba utaricara imbere y'umusaza ngo umuhe icyubahiro cy'umuganiriza guhereze ku bunararibonye afite, uri injiji. Kandi ikindi, umusaza mujye bamenya ko yapfuye bavuga ko ari inzu y'ibitabo igiye, kuko azi byinshi, hari ibintu byinshi yaciyemo, hari ibintu byinshi azi. Wowe ye kubona ababona uri kwibaraguza, ababona uri umuntu uri hasi cyane. Niyo yumvishije uvuga ngo uri umuhanga araseka. Iyo nkuru yaratangiye maze ubundi bajya ku murongo wo kwirukankiraho, ariko wa muhungu si wose bahuha mu ifirimbi. Bahushye mu ifirimbi, abantu bari bazi ko hagiye kuba igisa nk'igitangaza, kuko abasaza n'abakecuru bari bifite confidence. Hanyuma uwo mwanya irushanwa ritangira, bahushye mu ifirimbi, umusore ariruka cyane, aratatanyura aragenda bageze kuri wa murongo, arebye cyangwa se ahita amanika amaboko, ari hahandi aba arimo kubwira abafana ati ndatsinze, ati none ubu ngubu ni njye champion, ati ni njye champion. Handi utangira kwigereranya n'Imana. Niyo mpamvu ntabwo Imana igikunda abantu bashaka icyubahiro kugera ku rwego rwayo. Ntabwo Imana wayishyira ntiwanayishyikira. Iyo ushatse kugira ngo Imana ikunda abantu bafite isuku n'abantu bagaragara neza, ariko ntabwo wagaragara neza ku rwego rwo kugera ku Mana, ntiwanagaragara neza ku rwego rw'intumwa cyangwa n'umuhanuzi. Barakubeshya. Niyo mpamvu icyo gihe cyarageze, arebye inyuma wa muhungu utsinze irushanwa, ya maboko yamanitse, abona nta muntu n'umwe ugize umumanikira amaboko, na papa w'ubwe. Kugira ngo ubanze ubone neza ikintu bita isi, papa w'ubwe sigeze amanika amaboko. Abamushyigikiraga bose baracecetse. Bamajije guceceka, cyokora wa mugabo cyangwa se wa muhungu wari umajije gukura atangira kukibaguka ku ruhande, bisa n'ibyamwishe amaboko, aramanura. Hanyuma areba hahandi inyuma yasize babasaza, asanga nta n'umwe wigeze ubuja, bose baracyahagaze hahandi. Yahise areba papa we, aramubaza ati se papa, bimeze gute kutarimo guserebura kandi ntabasize, kandi wambwiraga yuko aba bantu ntabasiga, kubera iki? Yaramubwiye ngo wa mwana we, iri rushanwa ryo kwirukanka uvuga ngo utsinda, ntabwo uraritsinda na gatoya, kubera ko wowe ubwawe hari undi ukurenzeho kwiruka hejuru cyane. Wowe kugira ngo utsinde aya marushanwa wagize ikintu gikomeye, wasitajemo benshi, wasunitse benshi kugira ngo utsinde irushanwa, wakuye inzitizi nyinshi, watanze ruswa nyinshi kugira ngo ujye uwa mbere kuri ino si, ariko wari uzi ko wagera ku gatsinda cyangwa wagera ku gasongero wenyine. Wa mugabo aravuga ati none papa, ni ibi ngibi washakaga kugira ngo usebye isi yose? Ati ni wowe wisebeje. Subira inyuma ugende wongere utekereze, think again, wongere utekereze ko hari ikintu waburaga gukora, kandi icyo kintu kikaba cyakuzanye ku isi. Topic yanjye sinigeze nyisiga, navuze ngo mutega amatwi, ngiye kubabwira ibintu mwakabaye mwaramenye kera, uyu munsi murimo kumenya imburagihe. Hanyuma wa musore yasubiye inyuma, aragenda afata wa mukobwa, musore afata wa mukecuru, afata wa musaza w'imumenyi, hanyuma arabafata bose, abafata mu kiganza, arabatwara gakeya. Urwo rugendo uwo musore yakoze nibwo ngo bwa mbere yari akoze urugendo rugenda gakeya, ngo bisanzwe ubundi yarirukankaga cyane, ariko yakoze urugendo rugenda gakeya, aragenda arabambutsa gakeya, bagerana ku murongo wa wundi batsindiraho. Maze ubundi abantu bose baraserebura, bakubita ikintu bita amashyi. Wa musaza arishima, abwira wa muhungu ati icyo kintu nicyo cyonyine umenye utaruzi, burya iyo ufashe abantu mukagirana ku ntsinzi, mwese murishima.
mwese muhana amashyi. Biragoye kugira ngo uzifate wumve ko wowe ngo uri nyamwigendaho, ngo nta kintu ngo na kimwe ngo kikuvaho, ngo amafaranga ngo yarabuze, uhora uganya. Ibyo bintu bigusubiza hasi, biragusuzuguza. Uyu munsi umuntu ufite agaciro muri rubanda ni wa muntu uhagera abaturage bakavuga ati uyu muntu ari ikintu atumariye. Niyo mpamvu dukunda perezida wa repubulika, turamukunda kuko tuba twumvana n'ikintu twamwitura, kubera ko cya kibazo gikenewe kandi akenewe. Iyo agize Imana akabona ikibazo cyawe kiba cyakemutse. Niyo mpamvu mvuga ngo uyu munsi dukwiye kumva ko tugomba kurenga ya myumvire yo kwataka twenyine. Ikipe idafite abakinnyi buzuye 11 biragoye kugira ngo izatahane intsinzi. Gusenyera umugozi umwe, ibi ngibi iyo tubivuze abantu bamajije kumenya nkaho nyine wagira ngo ni akantu koroshye cyane. Niyo mpamvu tuvuga ibiganiro nk'ibi ngibi dushize amanga kugira ngo tubwire babandi bagize gute, babandi bafite ubwenge. Ariko nabo wa wundi uzumva ibintu nk'ibi ngibi akabica amazi wanacana naye. Gusa ikintu cya mbere cyo icyo bita kubaburira byo bizakomeza kuba. Ikindi nabashishikariza, hari ikiganiro ngiye gukora bwa kabiri cy'ababyeyi gusa. Abana bo namajije kubatunganyiriza icyabo gusa, ababyeyi nabo ikiganiro cyabo kirari kiri traffic. Ikindi kiganiro tuzabaha ni ikiganiro kigaragaza reality cyangwa se ukuri, kwa kundi umuntu aba yumva yavuga ariko akaba atakuvuga kubera impamvu. Ni nayo mpamvu twebwe ubwenge Imana yaduhaye turi kubukoresha neza kugira ngo niyo twanavana kuri ino si tuzagirire umumaro sosiyete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.